Amazina ye yitwa Ishimwe Sylvia Mamiye, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994. Amakuru akanavuga ko papa we yitabye Imana muri uwo mwaka agasigarana na mama we wenyine. Imana yakomeje kumuha ubuzima arakura, kuri ubu ngubu akaba yari afite imyaka 31. Rero ubwo yaragerageje gutangira kuba yaburana imwe mu mitungo ya papa we, n'amakuru ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje cyane. Uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 nibwo Ishimwe Sylvia Mamiye yashyinguwe cyangwa se yasezeweho bwa nyuma. Mamiye akaba yaritabye Imana ku itariki 26 n'ubundi z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'2025. Inkuru y'urugendo rwe turaza kwigarukaho muri iki kiganiro, nje no kubagezaho amwe mu makuru agiye atandukanye agenda atangazwa na zimwe mu nshuti za hafi uyu muryango. Mbere na mbere tubanje gufata umwanya wo kwihanganisha umuryango we, by'umwihariko mama we akomere. Biragoye, biteye agahinda kubura umwana wawe wari ufite wenyine. Sinzi niba muri kumva uburemere uyu mubyeyi asigaranye. Ngira ngo iyi nkuru turaza kuyicukumbura, turaza kuyinjiramo. Ndifuza ko muza gutanga ibitekerezo muri iyi nkuru kubera ko ni inkuru ibabaje. Yego nibyo, Mamiye yatashye. Mamiye urugendo rwa hano ku isi rwarangiye, ariko ni muhumure, umugeni yatashye arasinziriye yicaye iburyo bagasi. Ariko kandi Imana izanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa mborogo ntibizongera kubaho kundi, kubera ko ibya mbere bishize. Ariko kandi urupfu nirushaka warwo ugitumbira Yesu wenyine, kubera ko ari we uzakugeza mu ijuru amahoro. Ndifuza ko njyewe nawe tumenya ko twebwe abazima tuzi ko tuzapfa, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko ngo abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, urugendo rwa Mamiye rurarangiye, ahubwo urugendo rusigaye n'urwanjye nawe wo gutunganya ibidatunganye. Birashoboka ko uyu munsi ubona hari ibyo nyine uri kubona bigukomereye, hari se n'uburwayi umaze igihe kirekire, hari se n'ibyo uri kureba hirya hino ukabona nta gisubizo cy'ibibazo nyine ubona ufite uri guhura nabyo. Iyo mbwire ngo iryo zuba ubona ryanze kurenga, iyo mvura ubona yanze guhita, iryo joro ubona ryanze gucya, ubwo burwayi ubona umaze igihe kirekire, nagira ubwire ngo komera kandi uhumure, Uwiteka n'Imana yawe. Rero niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ndakwisabira gukanda kuri subscribe, nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Biteye agahinda, ntago twabona ibyo tuvuga kugira ngo duhumurize umuryango wa nyakwigendera, ariko Kristo nyirihumure ryose ahumurize mama we, ahumurize umuryango we, kandi Mami akomeze kuruhukira mu mahoro, ahubwo adusuhurize abera, ababwire ko natwe turi mu nzira tuza. Mamiye akaba yaratuye cyangwa se yaravukiye mu karere ka Gatsibo, ni mu ntara y'Iburasirazuba. Amakuru akanavuga ko ari mu murenge wa Kiziguro niba nibeshye. Akaba ari naho Mamiye yanaje kuba yashyingurwa uyu munsi, ariko akaba yanasengeraga mu itorero rya ADEPR. Rero dukomeje kwihanganisha umuryango we. Ni mu gihe gishize abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga, bagiye bakomeza kugenda bagaruka ku rupfu rwa Mamiye, mu by'ukuri batiyumvisha buryo ki apfuye. Ngira ngo niyo mpamvu nje ahangaha kugira ngo mbe nabagezaho amwe mu makuru yagiye ajya hanze, ariko kandi tuyabwiwe na zimwe mu nshuti zari hafi y'uno muryango ndetse zanabanaga na Mamiye umunsi ku wundi. Nangira nababwiye ko Mamiye
yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1994. Yari inkuru y'incamugongo muri uwo mwaka avuka kubera ko papa we nabwo bikanavuga ko ari bwo n'ubundi yaje guhita yitabamwo Imana muri uwo mwaka akiri akana gatoya, abasigaranye na mama we wenyine, akaba ari we mwana iwabo bari barabyaye wenyine. Imana rero yaje kumukuza, arakomeza abaho, arakura nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Rero murabizi neza ko iyo umwana nyine amaze kugera nyine aho azamura imitekerereze, agenda akura nyine yitegura kuba nawe yakunguka cyangwa se yagira umuryango, hari nyine ubwenge agenda yunguka umunsi ku wundi, ariko kandi agatekereza no gukora nyine ibikwiriye, ibyo abona byari bikwiriye. Amakuru akavuga ko Mamie ubwo yari atangiye urugendo rwo kuba yatangira kuburana imwe mu mitungo ya papa we witabye Imana muri icyo gihe, amakuru avuga ko uyu mwana w'umukobwa yaje kuza kugira gutya ararwara. Muri uko kurwara bajyana kwa muganga, baravuza, bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe indwara yaba arwaye, ariko kwa muganga bajyayo bakabura ibisubizo. Mbibutsa ko iyo ndwara yamufashe atangiye kuburana imwe mu mitungo yari ya papa we. Ubwo rero yari ari mu rugendo rwo kuburana imitungo ya papa we, amakuru akavuga ko aribwo yaje kurwara indwara itaramenyekanye. Iyo ndwara yarwaye rero bikaza kuba ari nayo n'ubundi yatumye yitaba Imana. Mu yandi magambo, indwara yarwaye niyo n'ubundi yamuviriyemo urupfu. None abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati, ni ukuri iyi nkuru ya Mamie iteye agahinda, kwisobanukirwa biragoye, ariko Uwiteka uca imanza zitabera, Uwiteka urondora mu mitima yacu akamenya ibitekerezwa mu mitima yacu, niwe uzi ukuri, niwe uzi ukuri ku rupfu rwa nyakwigendera. Timuhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinzira, inshuti n'abavandimwe. Nuko Mamie yitabye Imana. Muhumure, mukomere, uyu munsi Mamie nibwo yasezeweho. Imana y'amahoro ikomeze guha iruko ridashira Mamie, ndetse ikomeze n'umubyeyi we. Kumva agahinda asigaranye, muri kubyumva biragoye, ariko Uwiteka amuhe gukomera. Uwiteka washimye ko biba abazi impamvu. Rero munkundire njyewe mbashimire kandi ntanabifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubarinda.